none se ko yisize ku munwa ni iki nubwo ko yisize uyu ni umwana biragaragara genda umwana wawe ariko uyu muhungu ko numva afite ikibazo imyaka wavuze under age akagoryi wamugani cyo twishisha kuko ari twe nawe imbwa nimwe ubuse agitangira byagenze yakubwiye ati igiti cy'umuvumu mu Rwanda bakita umuvumu i Uganda bakita umutuba icyo ni ikigande iki none bitandukanye n'ikinyarwanda none se kurongora ni iki gusoza umugore amushwezi muri rurimi si kiganda nyine nukuvuga ngo muri make Kanyombya yashwezeriza kumutuba nose Kanyombya areba abantu kwemera cyetse yasinze kandi nabwo asindutse yakitariza we arareba abantu imashini kabomoka uri mubi kingira utuye kumutuba ufite kumuvumu ariko abantu rero uzatujyana abantu muri gukomeza mugaruka jiji wigisha ubujiji Kanyocira inkeri turebe wemera ko abantu bavuga ko afite impano yo gutukana wabyemera gutukana ntabwo natuse nabuze ko manager wa Empire ariko ngiye ndakubwiye wimvutuma ariko Kanyo urinda uvuga ngo arinda avuga ngo ufite impano yo gutukana aya mabyi warayatutse ndabizi si wayambariza ukajya kuburira ukaryama ukiyambura utwenda twose ukagarama akayaga kagatambuka biba bihagije ko niki urije ko rwose dusobanurije ko ntabwo tubizi urije ko kuko ibintu uri kubaza ndumva bindeze abantu bose bagira imodoka nsabye lift nacyo ni icyaha se oya si icyaha ariko nyine watubwiye ngo umaze igihe kinini muri sinema kutantwara ku igare ntabwo ngendera ku igare lift tuyigendera ku ki igare rya banzovu bakabatwara ku igare amaguru atakora hasi banyina wambogo niko haruwandaga hano amazira ntoki se hano yakoresha intoki niba ugiye kuyakoresha intoki kozamo intoki nose ntabwo wemera ko habaho ikinyarwanda azira intoki none abayisilamu ni ibicucu abayisilamu ni ibicucu ntibayakoramo ko bayakoramo bakajya kwitawaza ariko niba ariko ni n'abantu bose rega umuntu wese ukeneye isuku yakwitawaza azira intoki hanyuma umuyisilamu akitawaza imvugo nyandagazi n'imvugo iboneye ntabwo uzi kubitandukana none se imvugo iboneye ni iyi urayita amazira ntoki kandi none se byumvikane ko uyu muhungu niya ne ntitawaza agendana ibisheshe mu nyi birumvikana kandi ibi bintu muzabikata muri iki kiganiro ntabwo wabikata reka mbwira ibyo bintu reka mbikubwire wagendana ibisheshe mujya mumwita gasheshe ugiye mu bwiherero tuba turi kumwe none se niba uvuga ko ari amazira ntoki ubwo ntiwakitawaza ngo uyakoremo ariko mwebwe muri guhunga ikibazo nababwiye ngo imvugo nyandagazi n'imvugo iboneye biratandukanye imvugo nyandagazi n'imvugo iboneye se ku mabyiba none twari tubizi no mu zindi ndimi hari hepfo muri Kongo kwijwe bavuga gutyo bavuga ngo bya bindi bya bisheshe yavuze usigarana aho ngaho babyita entotonyo nose reka nkubaza iyo bavuze ngo umuntu ngo imyanya y'ibanga y'umuntu imyanya y'ibanga sibyo amabanga y'iki nicyo tuba baba bashatse kuvuga iki iyo myanga ibundi si imyanya y'ibanga kuki bavuga imyanya y'ibanga nyine bavuga ibitsina none se imyanya ariko byanga bikunda hari andi mazina yabo imyanya y'ubuntu se ni ayo mazina rero ushaka kutubwira twe ntayo tuzi mwebwe murandagaza tu twandagaje ndesi imvugo nyandagaza ahubwo mwebwe mushaka kwandagaza no kubera amatiku yanyu ikintu kiri kugaragara wowe arashaka utwandagaza ikintu kiri kugaragara ndi kubona hari wakagombye kuba byayundi none wakagombye kuba byayundi nta cyari kwigisha ino byayundi ko Kanyombya afite imyaka 12 wose ukagira ingana jewe mfite 18 Kanyombya murusha imyaka 6 noza ari wowe na Kanyombya umukuru ni njyewe Kanyombya ari mwana duza ntabwo bizi mwana duza nyine yakuze se agana ibyaguzi mu Kanyombya ufashe imyaka ye ugakura imyaka yarwaye yakuze agana mu byago ukuyemo imyaka yarwaye urumva kuri mburagiye uretse se nkubwira ukuyemo imyaka yarwaye ugakuramo imyaka yabayeho nabi ugakuramo imyaka ya covid Kanyombya afite imyaka 12 ni mwana duza ariko ziko ari rero aho kugira ngo uzakire rego ubu ngubu nta muntu ugisanze wakira ukirenga sobona niba waravutse mu bihumbi 2000 ubu ngubu tukaba turi 2024 harya covid yamaze imyaka 2 maze icyo gihe nabo naryaga ibijumba yamaze imyaka 3 ubwo 2 yaba afite imyaka 24 sisa oya ubwo niba waravutse muri 2000 ukuyemo imyaka ya covid tuba ari usigaranye imyaka tuvuge dukuremo wenda imyaka 2 ubwo afite imyaka 20 ubu ngubu umuntu wavutse muri 2000 afite 20 kwibeshya ni kuvuga ngo n'amashuri yawe yapfuye nose no kubigaragara urabona afite iyo myaka uri kumukeka Kanyombya none urabona hari ubwashaje cyangwa nuko umureba muri iyi ngofero reka nkwereke Kanyombya ntabwo ashaje utazamureba uko wiboneye tambona gutyo utazamureba uko ushatse dore iyi ni perike ya danje wowe Kanyombya ni umusirimu yambika shuti yanjye yambara nawe Kanyombya ni uwa danje noneho nagikoze ikiganiro ibindi uyu ni uwaye
nose ko arabakwita umusaza bandese arabakwita umusaza gerageza umuzana n'umukubite nose umusaza uraza kubeshya sana umuntu wita Kanyombya umusaza hano areba icyo umwana agira imvi umwana agira imvi Kanyombya n'umuntu umwana wariye neza rega niko bameze iyi ni tentire ntabwo abizi none se ko yisize ku munwa ni iki nubwo ko yisize uyu ni umwana biragaragara genda umwana wawe ariko wisize ariko uyu muhungu ko numva afite ikibazo imyaka wavuze under age akagoryi wamugani ibyo ari kutubaza ntabwo naravuga umuntu ntakavuga imvugo Kanyombya ni under age wowe urakishwa n'agahinda ngo nukavuga iki uyu muhungu tumukubite ngo ntakavuga imbwa mu mazina yazo oya baravuga ubwo imbwa ninde imbwa zifite amazina angahe mbere ntabwo muri iyo oya oya hari Bobby hari Max uriyihe muri zo hari Max hari Bobby uyu ni Simba hari Simba uzi icyo nshatse kuvuga se nshatse kuvuga ngo hari igihe bavuga ibintu by'ukuri abantu bakaba barakubera bakishisha twe rero ntacyo twishisha ni ikihe gihugu duhabwa twe ntacyo twihisha ntabwo tugambana igihugu oya ntacyo twishisha kuko ari twe nawe imbwa nimwe ubu se agitangira byagenda bike yakubwiye ati igiti cy'umuvumu mu Rwanda bakita umuvumu i Uganda bakita umutuba icyo ni ikigande iki none bitandukanye n'ikinyarwanda none se kurongora ni iki gusoza umugore umushwezi muri rurimi si ikiganda nyine ni ukuvuga ngo muri make Kanyombya yashweze riza kumutuba nose Kanyombya azi indimi zingahe nyinshi ahubwo si indimi Kanyombya atazi ni izihe erega abantu bose bazi indimi uretse wowe ziri umwe nk'urw'ihene zibare cyangwa urwo ufite ni nk'urw'inka urw'inka wowe ufite urw'injangwe se niba uzi kuvuga nyawu ubwo ngo uri nyawu oya tubwira indimi uzi twebwe abanyamurengeri bavuga uri nyawu ndi nyawu ivuga nk'abantu birashoboka ko muri abaruzi nzaho wavutse se harya uvuka mu kahe karere abaruzi se ni ugutukana umuruzi ni izina rye Kanyombya nose mvuze ko abantu ari abajura bibye ni ukuvuga ko mbanukanye ntabwo uba utukanye kuko uko mwizi uba wibye uri umurozi uba waroze uko murozi unaroga ariko wabonye ko yaroze ni vabu Kanyombya akaririmbo kavuga tukaririmira no muhungu unakataa kuwa demu yangu naenda kwa mrogi ni kuroge unakufa na nakuja kwa mazishi yako kula na muririmbire umva nkubwire kutubeshya wa mugana bisemure mu kinyarwanda iyo ndirimbo iraryoshye irimo iterabwoba warayisohorwa ni yawe tubwire nakimbya kwa abantu ngo wanze kuba sheri wanjye nzajya ku murozi nkuroge urumva wambara ubusa uturonye upfe numara gupfa inzi wanyu bagiye gushyingura kurya no kunywa ngo useke bari kuguhamba urumva ave mwatorongere kandi amadayimoni azagufata iyo ndirimbo ibaho none bayita katara subiramo nduga bayita kata subiramo sheri unakataa kuwa demu yangu naenda kwa mrogi ni kuroge unakufa na nakuja kwa mazishi yako kukula na kunywa ni kucheke ukizikwa icyo tubariza ntabwo shobora kurenga hano igikondo ureba ko turi mu rutoki ntabwo ushobora kumurenza kuri Empire kwa mama Ngabire agomba kuza tukamwera hano kamusengerera kandi mfite amafaranga kandi nabonye haba n'umuziki hari hano hari n'urubyiniro ariko Zingabire afite umwana mwiza we nimubwira wabyaye ejo bundi ararongorwa byari umwana mwiza kandi wari waramubwiye yaranze yaradutanze nyemerera tuganire kuri byinshi bitandukanye Ngabire ngo muri Empire mama Ngabire amuzi ni muri Empire ni muri Empire ntabwo ni Vampire ni Empire ni muri Empire Restaurant ntabwo ari Empire ariko ni Empire bakora iki ntabwo birari imbyino n'ibimaso wari uzi ko nuzagiye none se yes we ahubwo se si bo abantu basigaranye gakondo y'ikimansuro hano mu rutoki imbere y'akagari ikimansuro kitaba gakondo se ntabwo cyabayeho kera rero izi nzana kubera rizamutoka mbari zigeze i Kigali nonaha uyu mushenzi shaho ahubwo ushaje nabi ugeze i Kigali nonaha nta makuru uragira kandi bwa mbere ni Kanyombya urashaka kuvuga ibyawe mbere ni Kanyombya hansohokanye ahubwo se Kanyombya tutarajyana ni hehe amafaranga n'ayandi reka mbwire hari pisi umusenzi umwe gute ntabwo wigeze wumva avuga ko yanguriye n'ikariso Kanyombya yigeze kungurira n'ikariso kabisa sha oya Kanyombya uri kutubwira ngo Kanyombya yanguriye ikariso y'ingwe y'icyatanu nuko ishaje ariko ndakubwiye shitani Kanyombya agiye agiye kuzana gukora ikimasoro ahubwo Kanyombya agiye ahantu kanya kanyigana ndakurahiye ikimasoro kigiye kuba hano muri Empire midanje yaragushishuye yarashishuye none se nzajya ngora njye nyine nabo bagomba gushishura umustar ubwo ngo ndi umustar ndi umurongo wahe
Umusitari ni umurongo. Umusitari murefu. Umusitari ni umurongo. Umusitari mfupi. Wakari watubwiye kuzi indimi. Uranabeshye bwo. Iko mustari moja. Bisobanuye? Bisobanura msururu moja. Ijambo stari sobanura iki? Iko msururu moja, wewe na Kiswahili uzi. Ariko ze wakwigira Kiswahili muri toilette ukamuntu. Toka. Ariko reka mwumvire rero. Mustari ya muntu. Umuntu utajya niheha. Riza niba yatubwiye. Riza niba yatubwiye ngo uri umwana. Kanyombya afite imyaka 12 je murusha imyaka 6 ufite 18 harya wakuyemo inama ngugiriye imyaka yarwaye ya covid imyaka inama ngugiriye urabizi nta muntu ushobora kunyurana ingurube musigiti n'imyaka yamaze muri Kongo ukayigabanya urimo cyura mubyaye kukura sinasubira Kanyombya murusha imyaka 6 Kanyombya ngana n'imfura yanjye Kanyombya yanguriye karise ejo mama wawe sinamugura ikariso yegora oya ni kariso yari ankwiraga ahubwo nagiye ahantu iranje na yari umwe irashaje ko akagombye kuyigura ahubwo nagiye ahantu iranje na nyikuramo nyimanika muri Costa zako kabari mvuga ati ni ntanda yibukanye icyure ntacyo ndayibagirwa nsubiye nsanga tuwarete barazivuguruye yari impano yaguteguriye se tekereza kubizimanika ikariso muri Costa niyo cyo tuma yazanye sima Sanze barayivuguruye umwambaro kumubyeyi wawe ari wakagombye ariko Kanyonza nzagenda mbaza umufundi wahavuguruye buriya yarayibonye azayimbato yayisize sima uzasanga iriho ntuza Costa yari muri Costa nasanze barasizemo n'irangi uzasanga yarabaye beto kandi ni hari ahantu uvuye nuko nta nijana bamaye ngo mbamamarize reka ntago nahavuga ntabwo ari nko kwa mama Ngabire se kwa guhereza n'ubu ndabiramwa hose Kanyombya rero umenyerewe mu biganiro bitandukanye cyangwa se muri showbiz cyangwa se imyidagaduro mu Rwanda turagira ngo tuyinjiremo nubwo twaganira n'ibindi nabyo ntacyo bitwaye ngubire imyidagaduro dufite ubu ngubu nugira ngo nta kazi dufite ubu ngubu ku cyumweru ejo ndabandi Gisagara urumva hari hitafari nimba Gisagara ku itariki 27 n'uyu nzamuhamagara tujyane uzabugiye mu bihe bikorwa azi kumansuza nanuza nashitanisha kumuhamagara ese mama Ngabe mwazampaye ikiraka cyo kumansu zaba ndi he iyo tuwa se uzaba ndi ibyumba yewe nzi kumansu nyine uzaba uri mu bihe bikorwa ndaririmba ndabyina nkora comedy filime ntabwo turayikora hari acapella first of all wabimenya acapella sha nuko ufite ubusutwa ariko ni daje urabizi oya nta kibazo dukubita acapella oya ibindi ndabyihorera dukubita acapella yubere ngo ufite mikorobe uriya mwana avuze ngo twegereze mikorobe aho kwimuje amatura mu mpano ufite uratubwiye ngo uzi no kuririmba turagira ngo dukubita acapella kadande bari imbere rizayanjye ariko ese urama ngahe ushize uzi ko hano habaye miziro wenda nzatanga mu gitaramo za performance every Saturday urumva ko ari buri munsi muri Empire ariko ikintu kimwe ngiye kubwira ufite umunwa niba ari ushwima unasema sana unaongea sana anasema vitu mingi na unaangalia sana unasema uri vitu mingi kukuganiriza aricyo bitwaye kunganiza iki waganire ariko shawe uyu muhungu ni namubi ufite urugo bana yahanje kubera iki kandi ubu wabana afite sheri indore ko abakobwa bubu barindagiye ari kukureba itireti kabomoka iyo tireti wayifuze neza warumbajije ngo simubereye mu mutima muri media mubereye mu mutima bamuguhe noneho oya nshaka ku deja wowe uracyari umuhungu niba muguhe itireti iri kubomoka ureba uyu nkaza wenda mfite uwanje urareba abantu ariko kwemera cyetse yasinze kandi nabwo asindutse yakitaye we arareba abantu imashini kabomoka uri mubi ntabwo nanagushingira ntabwo mushingira kureba oya ngiye uzakingira utuye ku mutubu ufite ku muvumu ariko aho hantu rero Kanyo ko wari ugiye kureba rutekereje nekeje ibindi ko ndi umunyarwanda icyo ni ikiganda umutuba wanyu ni ibiki ariko muzatujyana aho hantu muri gukomeza mugaruka umutuba izina rya Yesu uzanshweza ku mutuba uzanshweza ku mutuba kera nigeze kuburira Remera mpagarara kuri cya giti cy'umutuba ndarira mu rugo bahansanze nta nkuru wari uwanyuse mutuba niba ari uwawe barawutemye se oya n'uburacyaha bakoresheje ikinyarwanda ko aricyo cyacu ariko se uradutegeka kuvuga ikinyarwanda niba twarakandagiye cyangwa tukiga amashuri yacu uratubaza iki muri make inspired n'ikiganda cyane rwose kugira ngo tubwire amagambo menshi cyane atandukanye ikiruta ikinyarwanda ariko ubuze ijambo ribi ry'ibitaro ngo twarakandagiye dukandagira amabyini dukandagira ntacyo nakandagiye niba utarakandagiye genda nakandagiye ubuzima n'ubuzima bwanjye ijana ku ijana narakandagiye nuko ngaho abakwifuza bakoresha no yarakandagiye kakubise ibaba
uratubeshya warakandagiye kanyo igirayo kakubisiba igirayo ntabwo nakicana n'indembe kumwanduza ngo warakandagiye kandagira vitesi se ushatse kukubwira ko yakandagiye amahanga n'igihe wasanga nagukandagiye mu kanwa wamenye akaba ari njye wayamazemo uzi ko n'uyu n'ikinyarwanda cye nawe ni injiji ngo yakandagiye amahanga yagenze amahanga uratwigisha uri injiji wigisha ubujiji kanyo cira inkeri turebe ubundi wowe uri uwanjye ahandi ushobora hari impamvu itumye akubwira ngo ukore icyo gikorwa ntabwo ushobora kubona umugabo kuva nabivuga muri ya nama y'ubushize naragutsiritse ntabwo nshobora kubona umugabo kandi kanyo uzikoraho urashaka umugabo uyu nguyu ugahanga wazize iki nazize urw'abagabo ko wazazira akarimi kawe nzaramuka mbuze umugabo kanyombye uvuze gutyo ntabwo abivugiye imbere y'abantu kanyo nguhaye amezi 5 ndamuka mbuze umugabo muri ayo mezi 5 umenye kandi ko maze gukura uri single nose uri muri Amerika uri muri Amerika ni wamwirukanye uzi ko kubanza kanyombya yarabivuze ari jewe oya urabyivugiye wibyihakana nari amafaranga y'indabyemera y'inyamaze ntabwo twasanye wari inyamaze cyangwa ari inyama z'inkoko oya inyama z'inka warahashye kanyombya duteka inkoko nukurya amasaka kanyombya ze mu rugo duteka inkoko narangiza nyibagasenda baboyi narakariye nyine akarya wenyine nose yaba ari umugore urya agasenda baboyi nakumugabo nakamusanganye ngiye kukamwa kambona yagakojeje mu bihanga ndakihorera ese inkoko yarayihoreye bagasenda baboyi inkoko se noneho ngiye narinzi ko kanyombya atabasha inyama nakubwiye ngo ashikura inyama kwigufa akigira hirya y'igikuta ngo adakubita mu mugongo se ntafite amenyo ntayo urabona ko arayandi ari inyuma kwaje ibijima ariyo kwa playa kurya shaho nagukacana kwaje kwa playa hano hiri kanyo ndagira ngo rero uyu munyamakuru yameza amabinga aya ni amabinga nangwa ni amajigo turi kuganira ngo n'amajigo ari kujya gutya wagira ngo ari gusya nyemerera nyine tuganire ku bijyanye n'imyidagaduro genda gira ngo tubwire igimaze nakubwiye ko imyidagaduro ufite imyidagaduro gisagara watubwiye tuwufite uzenguruka kwidagadura nose uwidagadura ntabyina nose ubundi imyidagaduro yimazemo igihe kingana iki kubiri kose nta musoro kanyombya yinjiye muri social media mbere y'umwaduko w'ababirigi muri make mu gihe cya naro noneho ndisazira uzikera kugira ngo ure filime ya kanyombya ubwo byagusabaga koza ibyombo gakoropa noneho nge nari nzi gutekera mama gatoki karimo ubunyobwa ubwo naribwirizaga nkagahata neza ntitaye ku makashi n'iki nkagateka kagashya kagahwana kugira ngo ndebe kanyombya wayo abantu bari kurya ko hariza ukaza ugakomanga ye baba we agusubizayo nabi sinari iwawe cyagiye ntabwo wanyibye se ntabwo wanyibye inyama kwiba agasenda bawe kangana kuriya nta zindi zari zari agasenda bawe kangana kuri se wakariri iki ngiye uzi kariko hari usibye gusama iriya mihore se nacyo gituma wirukana abantu baje iwawe igihe utangiye kurya ndabizi ubundi se babashe mbatumiye igihe cyose nyine uzajya widumbukiza nkabona uratungutse nzajya nkinga umwe yarakomanza mutera umwako yaramwishe ngo yamusasiye yamukora ibintu yaramwishe rekazi wanjye ahahurire n'umugore kanyombya yiyemere urumva ngo uwo mugore ngo arebye nabi ngo kanyombya yamutunganya umugore abyumvise nawe yari ifitiye icyo kibazo atwizirikaho tujyana mu rugo dutekana iyo nkoko turayisangira umugore ntagumye kujya kurura kanyombya ngo bajye mu cyumba kanyombya yahagurutse yitonze ati uretse mbanze nyari ngiye kumuhamagara mbwira ngo ageze sejemu ariko bajya bavuga ko ariko njya gutunganya abantu amaze guhisha abantu batatunganyije umuntu ajya akaribu iyo amaze kubaka umuntu ahisha se kanyombya agira inkono muri rwa rugo ko ari za mama ngomba guturumbuka akagenda kanyombya kuzana ibintu by'ubusambanyi bidateganyije ariko inkono muri rwa rugo ntayo kanyombya agira wahuba ngo ntuteka ngo ufite inkono z'abandi warazitiye noneho ndiho nta maraso ngira kanyombya arya kwa mama Jane nta nkono agira muri rwa rugo ntabwo n'ubundi ntabwo ushaka guteka mfite umugore era washaka ko nza rero ngo nteke iwawe niyo si kutarutetse wajya kujabura agasenda wawe umarani ntabwo ndi karya rugo njye ko utazanasubira ntabwo ndi karya rugo ntabwo babyita karya rugo babita abagonda rutoki abagonda rutoki kanyombya tumuzi muri sinema cyane cyane ariko turajya tumenye Riza we twaba tumuzi mu bihe bikorwa cyangwa se abantu bashaka kumenya mu bihe bikorwa ntabwo mfite filime yitwa Riza Story Series se erega nta smartphone muwa munagira ubwiwe niki mbwiwe niki se wakabaye utayizi
abadukurikiye wenda ntabwo basanzwe bazi ibikorwa byawe aragura inamubi we kureba ibintu byanjye nta kamaro kamaro ari batangiye kuba kamaro ntago muvuze ejo mutwari kumwe ntawe nzi jewe yararongoye afite umugore mwiza ako ndebera nk'umugore warongoye na kamaro si nko narongora mwiza we namubwiye asa na mama Ngabire kuko amuteretse hari agakererwa gati bamupapura bakamutwara Nagira tubwire kuri Liza series mama Ngabire ari mwiza sha cyangwa se wayitangiye yari n'umuyobozi gukora episode zigera muri 3 zimaze kujya hanze yayoboraga muri bani ariko nabaye mpagaze kubera yari mama Ngabire ari umuyobozi muri bani ibindi bintu bitandukanye nagomba kubanza kwirukamo Liza series niwo yitegura bayita Liza story series Liza story series kandi ninjye yandika ni nanjye uyikina ni nanjye uyidirecting iyo mirimo yose ukayishobora ni nanjye nyirayo ukanayishoramo ukanahemba ntabwo yari ahemba ariko abakinisha ntabahemba nuko idatrend ntabahemba nyine none se ko mfite na filme by the way yitwa Isano nabo iyo filme ni filme igamije gushaka uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga yego no kugaragaza ko hari icyo bashoboye nk'uko n'abandi bantu bakora ubwo ibikorwa bya sinema uracyabikomeje cyangwa warabihagaritse cyabikomeje kuko iyo ngiyo ndacyayikomeza ahubwo hari ikintu gishaka kugira ngo mugireho inama ashobora kuzakora casting kamujyana ahantu kuri Siblings Hotel hari Ruhuha uvuye Ruhuha ujya umanuka gatoya ukagana za Rwabusoro akaza agakora casting asiga agakora filme nziza ni nziza cyane bikunda niba Kanyombya bimazemo igihe azanarara guhaye inkunga cyangwa se azanararayo turarane hari shida erega Kanyombya umva nkubwire turashaka kurarana Kanyombya nyuma y'iyi mikino tuba dukina Kanyombya ni legend ni papa wanjye muri ibi bintu kandi nta mabinga afite nk'ayawe mwireferaho nta n'amabinga afite nk'ayo yawe wa mugani we tusobanura niba ari amajigo niba ari amabinga nk'uko Imana yakuremye ariko rero Kanyombya ntago niyo ataza ngo akine ariko ide ashobora kumpa ishobora gutuma hari intambwe yindi ntera ese wowe wemera ko abantu bavuga ko afite impano yo gutukana wabyemera gutukana ntabwo natuse namuze ko manager wa Empire ariko ngiye ndakubwiye wimfutuma ariko Kanyo urinda uvuga ngo arinda avuga ngo ufite impano yo gutukana aya mabyi warayatutse ndabizi se wayambariza ubone igihe ariko nararushye man urumva mu cyo nabatoreyeho abana b'Abanyarwanda icyo wababoneyeho akakunda gatutse kwe ugatukiye ese kandi ukisako none se urabona utarakana gatoye mu buhe buryo babuze ruriya ni runini akangaka ubusiri munini koko urakaruta Abanyarwanda tuzatuvuga Nyombya urakaruta ariko siko Kanyombya atari munsi y'ibirijana oya mubaze singuyu namubeshyera hari se tone ni argiki ngiki ibishyimbo agiga neza ajya ntabwo ndarya ugiga neza ibyo ntabwo ushobora kurya gusa ndarya neza ntabwo ushobora kugiga gutyo abantu be barya nabi ni abantu barya ibiryo bitarimo umunyu ugasanga umuntu yabuze umunyu wijana koko ubure ibirijana ku myaka kajya gukora karangije afite ubwo urumva adafite ibiro bitumure ese uriya mwana wambaye ishati yanditseho mu Rwanda tuzi ubwenge ntabwo respect bafite ntabwo tumeze nk'uriya ntabwo bubaha pe uriya muntu ni mubi ntabwo ari mubi ni ubwenge buke gusa sinzobe ntabwo dusasa amajigo reka utubwire kuri sinema twebwe turagira ngo tumenye sinema ikintu yinjiriza buri muntu uyikora kugira ngo abantu bashobore kuba bayikora ariko uyu muntu ibintu arabaza ibyo areba wowe urabaza imyenge y'inzu utabona n'imbeba zacukuye wagezeho ndabizi n'imbeba ugera kugeza kubaka imbeba zigacukura umwobo kuko ziba zifite inzu yabo muri wowe zikaguprofita ariko se reka nkubaze wa muhungu urabizi yuko ibintu byose umuntu abikora kubera ko abifitemo inyungu kubera ko birimo amafaranga amafaranga niyo dukorera ibintu byose dukora nk'iyo ubazi inyungu yo muri sinema kandi ubona atabireka ubomba nta cyakuranye kirahari ugasanga ari nk'urwo rwawe rwa Kamambiri ariko nyine inyungu ziratandukanye turagira ngo atubwire izo nyungu ni izihe ariko urabona uyu yabona amafaranga yo kwisiga gutya ku munwa adafite amafaranga agasana nawe ni ibirombe izi ntoki izi nzara wazikuvanahe izi wazivanahe twebwe tuba duhagaze ibirombe peti yangu aka kameze nk'urutozi wakavanahe kari ku munwa ariko Kanyo kameze nk'urutozi wamasewe niriya vewiti twabonye Kanyombya aparitse yikuye muri sinema uramenye banzanye bampaye lift bagwaye uramenye nta kinyabiziga uhagaze ikinyabiziga ngenda kubiziga gute nta nigari uramenye utantera umwaku udatuma nazabira imodoka ibyamabare bitandukanye kuyo bigafashe niba vewiti yazanye bayiyange se
none niba ndi hano kuri empire ni yanjye nangwa ni amangabi nawe utagira icyo atanga none se ariko ikibazo nibaza abenshi yo bamamaye bagira afite akaboko kari mu mufuka kwa atumba akaboko kagira ngo n'ikibuno kigasigara inyuma muri make wakarifite nta kinyabiziga sibyo ariko se ko numva kwa karifite wabitinzeho kandi nta moto kugira ngo tuzayikwaka karifite si ikibazo none se abantu bose bakora sinema bafite ububasha abenshi oya niba bafite amadolari 100 nangwa amayeri 100 ntabwo ashaka kugura imodoka nose wowe ntabwo bikunda yagura inkoko nkarya erega reka nkubwire ntabwo ari ngombwa imodoka yo wari inyama n'ubugari ukarenzaho byeri cyangwa fanta cyangwa amata ukajya kuburira ukaryama ukiyambura utwenda twose ukagarama akayaga kagatambuka biba bihagije ko niki urije ko rwose dusobanurije ko ntabwo tubizi urije ko kuko ibintu uri kubaza ndumva bindeze abantu bose bagira imodoka nsabye lift nacyo ni icyaha se oya si icyaha ariko nyine watubwiye ngo umaze igihe kinini muri sinema kutantwara ku igare ntabwo ngendera ku igare rifutu yigendera ku igare ni rya banzovu bakabatwara ku igare amaguru atakora hasi ba nyina wa mbogo bene nk'abo bagenda ku magare wamushyira kuri moto none se umushyira kuri moto amaguru akagera ariko narindi kumfite video ya nzovu twari turi kuri moto noneho ndamubwira nzovu kandagira aha boro bakandagira nzovu arisumukuruza umumotari aramubwira ngo wava utangushe ariko none se wabonye umuntu batwara bakamuha lift akagendera ku igare nangwa muntu agasaba abantu banze ngo muze munerure ari ukuriya wariho abantu babiri motari n'uri uguterura bagatereka hasi nzovu rero ugarutseho ubushize twakoranye ibiganiro aratubwira ati buriya kanyombye simbizi kanyombye ndamuruta muri sinema niko yivugiye aratubwira ati yaje gusanga umwana muri sinema sinzi niba warabye uba hehe utuyino nkuko yambwije ukuri nagira nawe tubwize ukuri kwawe igihe gisagara ndabaza aho wavukiye uzi kutaza amateka y'u Rwanda se yaravutse ko ari ikivejuru kuba ntaza amateka y'Akanyombye sinzi amateka y'u Rwanda imvejuru ni isiha kuva nabona abakecuru banjye barikiriho batubwira ko imvejuru yaturukaga hejuru gatumbuka hejuru mu n'uyu ni nkuko yaturuka imvejuru ni uri isiha n'uyu nguyu bivuze ntabwo ari uri kuganira n'isiha uyu ni bivuze ko uri imvejuru ahubwo isiha yaje kutuganiriza rego ubu twahuye n'ibibazo ariko wabaye ifuku ukareka kubisiha oya ngiye rero uri kunca hejuru nangwa se tubireke none ubimbe baye mu nzu birangire abe sumu ya panya abe panya ni uzaye sumu ya panya uramwica wikwica ibirema by'Imana niba nzanye sumu ya panya ndamwica ibidukikije birabujije kanyana ngo sumu ya panya yica ubona urushisho rukandagira ni Imana iravuga ati nimwica ibirema by'Imana ni nacyo gituma ureba mu Rwanda twavuze ati nimuramire ibidukikije murebe ukuntu mwabifata neza ntiwemere kwica imbeba ntiwemere kwica urushishi ntiwemere kwica uruyuki ntiwemere kwica isiha nk'aho ku buryo si ivubi ryakurya ukaryihora ngo ntiwemerewe kuryica ugomba kwihungura gutya nose mu gihe ibyo ngibyo ryakuriye se RDB kubonye ziri kwangiza sibyo ngiye gusubiza genda ugere mu Ruhengeri ukate muri Musanze nimara gukata gatoya ugere ahantu hitwa mu Kinigi niba usanze inzovu iri kona iri kukonera uragenda RDB ikakwishyura ntagomba kwica inzovu ntagomba kwica cya kindi musa gisa nanuzana ari niki ingagi urabizi gisa nari ntagomba kukica uragenda wabona kikonera ukagenda RDB ikakurira umurima wawe aho kugira ngo kwicire inyamaswa zikoko hari abantu ubona ukabona arasa nayo ahubwo utaha no kwica imibu murabizira kandi imibu itera indwara ki malariya dore nk'uwo muhungu wicaye iruhande rwa afite ururimi nk'urw'ihene narabyitegereje neza niko sha ni insecticide nangwa ni supernet muri make uba wumva nta kintu cyakagombye fata supernet aho kugira ngo uwice urawicira iki kandi nabwo ngenge kuvugira imibu igomba kubaho kukura ibiryo byayo sinagura ibiryo by'umubu nose iyo leta ikanguriye abantu kurwanya malariya urumva bakavuga bati mukoreshe inzitiramibu kandi umuntu akoresha n'ibindi byose bishobora kwangiza ubwo bukoko butera indwara ahubwo reka nkuvuganire biriya bintu byanyu byo kugira none se hari ubabujije hari uwanze gufata inzitiramibu wabyanze bayitangira ubuntu niba ubyanze komeza ubiri ibyo by'imibu uzabona ishyano ntimuzice umubu nkureba muri make kuri wowe brigade iri hano utabona umuntu ni ikiryo cy'inuza wowe uri ibiryo by'umubu nawe kuko ntabwo umubu ushobora kubaho utariho kurya inka maze nabira nawe tugiye kubireka nabyo umaze kwica inka nyinshi n'ihene kuko zigeze mu ijuru zikavuga complain none ahangaha inka zitabatwara mu shano kuri kw'Imana nta muntu bazababarira ku cyaha cyo kwica inka n'ihene no kurya ihene ijya imbabarira nzirya ari abandi bazishe nta hene nishe nta n'inka nishe hano muri Empire ntabwo mujya murya akaburusheti
none se ko aribo babayishe icyo cyangwa ko ari cya mama Ngabire n'icyaha mama Ngabire zamugwa neza ziriya hene amaze kurya ntabwo ari ibyanjye ntabwo zitabarwa na Yesu Kristo ntabwo ari ikibazo cyanjye ni mwijuru ntabwo ubu mwaba bafatanyacyaha Yozefu ni icyaha cy'abantu bo muri Impaya bazakibarizwa mu ruhande rw'abanyagikondo wa muzamu ukinga umuryango w'ijuru nini ni Petero databona na Petero zangaye none se reka nkubaze ziriya hene ni urugero inka yipfushije ariko Kanyo wari umugabo waje agiye kujya mu ijuru Kanyo wari umugabo waje agiye kujya mu ijuru asanga bakinze ni wende sezi icyo kiwerewere absent mind no yagiye agenda kugeze barakubwiye ngo guhaye akazi hano muri Empire uzajya urasamure uje sambi urasanga nta ikintu cyari kibabaje nta nubwo yasanze bakinze gusa ahubwo yaribagiwe n'ifishi n'irangamuntu ifishi y'amavuko se niba ari irangamuntu yabinjizagayo niba ari ikarita bakingiriweho covid simbizi reka bamwirukane umuntu udasengereho gahamba mwari muvuze ngo abantu barya inyamaswa kandi twibuka ko Riza yatubwiye ngo yariye inkoko hariyo nisha ko nayiguze muri busheri bayibaze ubonye bayibaze ndavuga nawe kugira ngo agahinda kagumye akayicireyo nariya alimentation ziriya nkoko se Kanyo umuntu ashobora kwibaza niba tuvuga ngo umuntu yitabye Imana inyamaswa nayo yiba yitabye Imana ahubwo noneho kugira ngo ubyumve neza ngo hari igihe ihene ipfa uzatega amatwi mwana afunze ngo hari igihe ihene ipfa roho yayo Imana yaguhamagaye Imana yigeze iguhamagaye noneho ntabwo wemera ko umuntu yitaba Imana yitaba Imana ziraguhamagaye Imana yahamagaye nde ariko ubundi bahamagara kuki iguhamagara kugira ngo imarire iki uzi ko simukadi zose maze gutunga nta nimwe Imana irampamagaraho ntabwo nirabona no kuri telefone ihamagara umuntu nta na message yayo ndabona none se iri hamwe MTN iri mama megangaye ako sha MTN nayo hari ibintu ikora bimbabaza biriya bintu byo kukwandikira message ukaba utabasubiza uzabasubize uzandikira n'abayesikoro n'akazi kawe ahubwo bamaze kuvuga ko hari abantu bajya bishyiraho ngo MTN iguhaye miliyoni zinga utari n'igikoroto cy'iki mutakigira wane mu isambu ya MTN se witumiye bijya ni ibintu by'abayesikoro imukita bari abantu banga data ngo ubonye miliyoni barabingoze banyibye 60 nari ni hano mukubo ni bari grako ni bari izina ribi ryo gahamba nkabishwe n'ibintu abije nigiye kwitura mu cyo noneho kabishwe yigire kwiturira ku mutu 60 mu gitondo ngiye kona ngo ubonye miliyoni 12 za MTN kandi Kanyo wigeze no kuyamamariza Imana urakoze kayamamariza Imana urakoze Mana we wakoze ibinyine yakoze naho ni wa mwesiko ndamutuka anumutuse nawe nanusobeza tiwa kigoryi wewe bari abesiko barasetsa n'abakomediye nabo uramubwira ati wagicucu urambwira ko nabonye miliyoni 12 nane mu isambu ya MTN wigeze wona nituma hari aramwe wagicucu kabone umweta nantuka we ndavuga ni wa mwesiko rero gatsindwa mu bitondere bari abesiko apana gusoma message ubone ngo ubonye the win urawininga gute wabonye iki wakoze iki wahinze se warayihinga se namwe mwarayihinga murabizi amakampani yitumanaho ariko hari amabonus ajya atanga ugasanga umuntu yatsindiye amafaranga abo ni abayesikoro watsindiye amafaranga wakoze ikihe kizana ariko utsindira gute amafaranga kugira ngo uyabone bikagusaba gutangana ngo zana ibihumbi 3 wowe tubwiye ko wayamamarije se nta bikorwa uzibi bigeze bashyiraho ni nacyo tubanyirwanaho narayamarije MTN is okay ikora neza kandi n'ibikorwa byawe biragaragara waba wininze waba iguhaye bonus ukayibona iyo bonus ni yamake ariko ukayibona ari yawe watuburiwe inshuro zingahe bari bagiye kunubira byagiye mututse arano hari amafaranga watakaje reka nkubwire ukuntu yaburiye Nyabugogo naciye hariya Nyabugogo mu igaraje umuntu arambwira ati mbona umuntu anciye imbere atoraguye akantu ikintu cy'ikibandari kumbe gipanzemo ibipapuro bingana nka gutya mbona aragitoraguye hashize akanya haba haje umwana w'umuhungu nawe bangana na wa wundi wagitoraguye ati tanti ati nta muntu mboneye inko ati nta mafaranga yanjye utoraguye ntangahe se ati mu rugo bari bampaye 300 ngo njye kwishurira umwana ku ishuri none ndayataye noneho ka gahungu nabonye gatoragura ikintu gahita kaza karanyegera kandya karati ni ngewe yatoraguye ariko ceceka ndaguhaho nanjye bangana ibyuma ndikomeraho koko ubwo nanjye mfite 450 mu ishakoshi y'abandi na telefone ebyiri umuhungu
mugiriye ibanga muragiye noneho abantu barahurura umuhungu akajya mbwira tuvuge ko ndi musaza wawe rero ubwo nanjye nkomera kwibanga bari babipanze bari babipanze bajya babaza ati uye muhungu nta mafaranga y'uyu mwana utoraguye hahita mvuga ntakuye ko ari musaza wanjye ko tuvanye hari ahepfo ubwo muri mubiki ari mutaziranye muhuriyeho ngo arama ku mafaranga mwizi tugeze imbere barambwiye ngumva rero nkubwire ngo dore ngo duce hariya ngo tugende aho hanako nari mpazi ko bahanigira abantu ngo tugende ngo tumwihishe ngo tuyagabane tuba turahaciye tuhageza tumva rero dore ndabona ari kutureba dore ari kugenda dukurikira tubona turi kuyagabana bari bakubwiye ko arangahe yari 300 ati none ati mpako gashakoshi wambaye ati noneho ngiye nguhaye ano mafaranga ati kugira ngo nkwizere ubundi dutandukane duse ucukwa nanjye ncukwanjye abone ko byarangiye tuze guhurira imbere tugabane birangira biti shaka sakoshi ndimo nkazamura ngiye kukamuha nanjye nkakavukire ndabireba ndavuga ntari kubundi iyi shakoshi kurimo amafaranga y'abandi na telefone ubundi ndayimuha mu yihe gahunda ndabyanga bita mfata agatelefone gato nari mfite ndamubwira ntakira aka telefone ubwo yari yampaye nayabitse cya kibandari wumvaga ari kibandari neza koko none nakubitaga gutya nakumva ari inote nkavuga ni cyako sangamo munuko mu mwanya mba mukubise kaga telefone gato ndamubwira ni wowe hangana unyizere sinaguhemukira urumva we nyizera ugende nta ribi ngiye ikintu gabanya basi ni komeza tubwire inkuru riza ngiye ikintu ndi bugukorere ntago ndi bukwambure sindi bikubeshye urumva akira aka telefone na simukadi zijyanemo nta ribi ni dore hariho n'ibihumbi 50 kuri mobile money rwose unyizere ntago nkurya turahurira aho tuvuganye tugabane aga telefone mba nakamukubise icyo ntamweretse n'umubare w'ibanga ufata isashe yawe mfata cya kibandari ndiruka ubwo uzi nkibona agiye mbonye arenze mutima warambwiye ati ntabyo ngabanamo nawe iyo simukadi ndayikorera swap amafaranga 50 nyakureho aga telefone ko kijyaniye mba ndavudutse ndavuduka ariko byahatari nk'umuntu ko ufite amafaranga ngeze mu rugo mpita ninjira mu nzu nahagira byahatari mpita nkubitaho urugi ndakinga avuga igiye kubara ibanda mpita mbwira mukuru wanjye nimba bari nsohokere ndebere hirya no hino ko nta muntu uri kubona arasohoka ate ubaye iki arasohoka arareba ati nta muntu ndi kubona ndambwira ni kinga ushyiremo urufunguzo n'ingufuri n'umwuko ufungisha umwuko wawe oya nashaka ashyiraho ibintu kubwanye numvaga yashyiraho ibintu byose turagira tumenye iryo bandari kabisa birangije tuba twinjiye mu cyumba ariko se wabaye iki ko mbona wasaze ndamubwira nti ngewe ibyanjye byakemutse mfite amafaranga atereka turebe ntiburetse nkwereke bankuyemo cya kibandari cyari kiri mu mufuka w'ikabutura nka hano ngikuramo kugihambura wasanzemo ikibuto kugihambura byantwaye nk'isaha yose mva nshyiraho n'amenyo cyari igitambaro amenyo turashize gifunzemo amafaranga uzi mfunduye ibintu nasanzemo reba bino bipapuro reba n'amakayi ya musana yego bafite ukuntu bakatagura ibipapuro byayo bakabipanga neza nk'inote za 5 ku buryo bigenda bikangana gutya nasanze ari byo bipakangiyemo habe n'inote nimwe nkibibona habe n'ikijana undi se atwaye isashe nawe umugore ndeba mukuru wanjye umugore yaravuye ku bitaro n'agatelefone kawe atoye isashe atwara ati none se ariko ubwo butubuzi bavuga ko bushaje ari ubwake ati none se ati ubundi ubu wamwizeye yakwizeye ate wumvaga kwizeyemo iki kugira ngo amafaranga ndamubwiye ntirega nari muhaye agatelefone kanjye ati reka genda nukuri ati yewe ati ndumva ibintu byawe byagenze neza ariko riza byibuze urumva ko ari umuhanga yamuhaye gatushe yonyine nta buhanga kwemera nahise manuka njya Nyabugogo gukora swap muri iryo joro kubona umuntu agenda agatoragurizwa hafi y'ibitaro akabona isashe akajya ngo niba ababyeyi bazanye isakoshi atoragura isashe nziza ifunze naho umubyeyi yafashe amabyi y'umwana kubera kubura aho yajugunya afashe bya bipfuko ashyizemo amabyi
haza mayibobo iriruka ati mbonye mutungo igeze imbere ipundu yabuze isazi gusa ubwo butuvuzi rizaravuze rero abantu bavuga ko bushaje yabajyaga bahura n'ibyo bibazo basigaye bakoresha ikoranabuhanga ariko se reka nkubwira uzi yuko muri Kongo ngo indege yaciyeho igata ibintu by'ibipapuro bifunze abantu bakavuga bati indege itaye amafaranga bakabyigana bayarwanira bagasanga na amabyi bakayareba akabajya mu ntoki byamara kubacanga umugabo akabireba tubuturwaniye amabyi ayafite mu ntoki arangije ahita agira gutya muri Kongo zigwa buri munsi ari yaguye hagati y'umusigiti mu baturage bacuruza amakara zigwa buri munsi ushaka kubona imudege igiye kuguruka ikoga muri karite kanyo ducece akantu batagira ngo dukunda amabyi yewe ndagira ngo rero tugane ku musozo byanga bikunda twaganira byinshi ariko ndagira ngo Kanyombya hagira ikintu atubwira sinema nyarwanda igeze hehe sinema nyarwanda ariko se uramanura ntabwo dukinye sinema nyarwanda igeze ahantu habishye ntabwo igeze aheza igeze ahabishye ahantu habishye urahazi ni abantu bishyize hamwe kugira ngo bakore sinema bikabajabuka aho kugira ngo bakore bashyire imbaraga nyinshi za mbaraga bakagenda zicikamo hagati zicikamo kabiri kubera iki kubera kutubaha ikintu bita actors abakinnyi kutubaha n'agaciro bagomba kubaha kutubaha agaciro mvuze agaciro this one the price abashasha muri yo bakunda kuvuga ngo bakunda guhura na ruswa evaluation the price ngo abenshi bakarya ruswa mbere yo kujyamo ukatanga happiness bintu nk'ibyo ngo rero yarimbuka ajya no kuri YouTube ugatuka uwo wayihaye ngo yaguteye inda kuri Kanyombya rero nk'umuntu uba umukeneyeho ubufasha kugira ngo amuzamure n'iki agomba kuba yujuje narize data atanga minerivare nawe uzaza umpe minerivare ntabyo ubuntu ingana gute kuko abanyarwanda bakunda kuvumba ntabwo ushobora kuza kumvumba ufite sinema ngo nkwemerere ushobora kuvuga kuri urashize urumva se ntabwo ushobora kumva sinema ugomba kuzana iki minerivare ariyo school fees nka kwigisha ugakina bitari ibyo ngibyo rero ntabwo twashobokana ariko muri gahunda yanjye ngomba kagufasha mu buryo ushobora gufasha rimwe ariko ntibikomeze ndabibutsa ko abantu bakeneye umuti wo kugabanya ibiro abantu bakeneye umuti wo kwirukana incakwaha n'uruhara ushobora kumpamagara kuri nimero yanjye 079 85 35 275 muri kaniba ntabwo singuko usukwaha ntabwo ubona ko nakumanitse Kanyombya we rwose ibyo ngibyo aho ngaho ntabwo yakubera umukiriya kuko nta ruhara afite so reka rero tugane ku musozo buri muntu ndagira ngo mushimire kandi namwe mwadukurikiye ndagira mbashimire Liza sinzi icyo wabwira abadukurikiye na Kanyombya tugana ku musozo ngewe icyo nababwira ndabakunda mwibuke gukora subscribe share like comment kandi turi kumwe hanyuma mu rwego rwo gufasha ni mu rugo muzajya mukunda kumbona mu rwego rwo gufasha iyi channel yego ngomba gufasha mu buryo bwose kuko dufite channel iriya channel ifasha izindi uzi ko mfite muka Kanyombya nyawe anyway nkaba nyifite imaze kugira subscribers batubutse kandi ikaba ifite na views zigaragara ikaba ari monetize nkaba mfite Kanyombya live ubu ngubu ikaba iri ku isoko abazatinda kuyigura izakomeza kuko The Legend shobora kuyikomeza ngakomeza nini imwe ni ikiganiro iyindi ni ya film cinema. Murakoze cyane rero naho ngaho tuganye ngiye nitwa Mr Journalist mukomeze mukurikirana hari n'ibindi tuzabagezaho ntabwo ari aha ngaha tugarukiye ibihe byiza mwese kuri mwese twigendere